wa mukobwa we baragushuka. Hageze ndavuga Dawidi arangije aramubwira ati ndashaka yuko mushiki wanjye Tamari azana ibyo kurya yagera ahantu akandekera utugati nga tubiri yarangiza akangaburira. Nta kindi rero Dawidi yakoze, yahise agenda. Amaze kugenda aza kubwira umukobwa we Tamari ati ugende utekere mushiki wawe Amunoni, numara kumutekera ibyo kurya umugaburire, genda ujye kugwaza musaza wawe. Nuko nguko Dawidi yabikoze ku ngufu. Ibyo ngibyo byaramenyekanye. Maze kumenyekana, uyu mukobwa ajya kwa Abusalomu. Ageze kwa Abusalomu musaza we, nta kindi cyabaye, yabaye ngindushi. Ariko Abusalomu barababara cyane, aravuga ati uramuginga ndamutse mufashe, uyu nguyu Amunoni ndamutse mufashe. Uratekereza ngo yino nguru rero yarangiriye he? Nukuvuga ibi bintu byaragiye bigera ku mwami Dawidi. Dawidi nawe arababara cyane. Ariko Abusalomu akomeza bikira inzika cyangwa se umujinya, akomeza ubikira Amunoni. Uratekereza ngo ibya Amunoni byabaye ute cyangwa se byagenze bite? Nukuvuga ngo inguru ya Amunoni ntago yigeze irangirira aha. Inguru ya Amunoni, nushaka yuko iyi nkuru tuyikomeza, icyo nagusaba ukore subscribe, unyandikire muri comment tuduhereza ikindi gice cya 14 nacyo nzakikugezaho. Murakoze cyane, Imana bahereza umugisha. Abantu ro bavugaga yuko umuntu ugukunza akakugwarira intege yuko aba gukunze bya nyabyo. Hari n'ugukunda ariko yamara kuguhengereza bikaba birarangiye. Bakobwa mumenye ubwenge, bakobwa mujye mushishoza. Kuba umuntu akugwarira intege, kuba umuntu akubura nage cyangwa se akaburara, ndibivuze yuko aramutse amaze kuryamana nawe yakomeza kugukunda. Kandi ikindi wijyamanya nawe agakomeza akagukunda, rimwe na rimwe akanagutwara, ubu mweretse yuko nundi wese wagukenera nawe yakubona. Bityo ubumeze ngaho utaye agaciro kawe, ubumeze ngaho utaye icyizere cyawe. Bakobwa mukundana n'abahungu, si ngombwa ngo umuhungu wese ukugwariye ngo aragukunda. Mujye mugira ubwenge, mushishoze. Mbifurije amahoro y'Imana. Niba utari wakora subscribe, nagushishikariza gukora subscribe ku YouTube channel yacu. Murakoze cyane, Imana ibahereza umugisha. Bye.